twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagaye kugira ngo adukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya munani gisanzwe, tariki 4 Werurwe 2025. Aya masomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo cya Mwene Siraki, umutwe 35 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Uwubahirije itegeko abatanze amaturo menshi, ukurikije amabwiriza abatuye igitambo cy'ubuhoro, uwagiriye undi neza abatanze ituro ry'ifu y'inono, kandi ufashije abakene abatuye igitambo cyo gushimira. Igishimisha Uhoraho ni ukwamagana icyaha, kandi kwanga akarengane ni nk'igitambo cyo kwicuza. Ntuzahinguke imbere y'Uhoraho imbokoboko, ahubwo aya maturo yose jya uyatanga kubera itegeko. Ibinure by'itungo ry'intungane bibobeza urutambiro, n'impumuro yabyo ikagera ku musumba byose. Igitambo cy'intungane kirakirwa, kandi gihora ari urwibutso rutazibagirana. Ujye ukuza Uhoraho n'umutima ukeye, kandi ntugatsimare ku mugano w'ibyo wejeje. Ibyo utanga byose bijye birangwa n'umucyo, kandi utubone igishimo 1/10 cy'ibyo utunze. Jya Uhoraho ukurikije uko nawe yaguhaye, ubikora n'umutima ukeye ko wifite, kuko Uhoraho azakwitura akabikwishyura kubye 7. Ntukagire icyo utangamije gushukana, ntiyabyakira, kandi ntukishingikirize igitambo cy'uburiganya. Koko rero Uhoraho n'umucamanza, ntabwo areba umuntu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 50, tujya dutura Imana igitambo cyo kuyishimira. Imana itumije ijuru kimwe n'isi iri hasi ngo bihugukire urubanza ifitanye n'umuryango wayo. Nayo iti, tega amatwi muryango wanjye, ngiye kukuvuga, ngewe Imana nkaba n'Imana yawe. Ibitambo ntura si byo nguhora, kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere. Ndamutse ngize inzara sinaza kubikuganyira, kuko isi n'ibiyirimo byose ari ibyanjye. Ahubwo jya utura Imana igitambo cyo kuyishimira, kandi wuzuze amasezerano wagiriye umusumba byose. Untura ibisingizo nk'igitambo niwumva ikuzo. Jya utura Imana igitambo cyo kuyishimira. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 10 umurongo 28 kugeza kwa 31. Muri icyo gihe Petero araterura abwira Yezu ati, dore twebwe twasize byose turagukurikira. Yezu arasubiza ati, ndababwira ukuri, ntawe uzaba yarasize urugo, cyangwa abavandimwe be, cyangwa abashiki be, cyangwa nyina, cyangwa se, cyangwa abana, cyangwa isambu ye ari jya bigirira n'inkuru nziza, ngo abure kwiturwa karijana muri iki gihe, ari amazu, ari abavandimwe, ari n'abashiki be, na ba nyina, n'abana, n'amasambu, ariko n'ibitotezo bitabuze, kandi no mu gihe kizaza akaziturwa ubugingo bw'iteka. Benshi ba mbere bazaba abanyuma, n'abanyuma babe abambere. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Amasomo twateguriwe uyu munsi, uyatege amatwi nanjye nyatege amatwi, araza kuduhwitura, kuko kenshi mu buzima bwacu turangwa no gushaka icyashimisha undi turi gukorera. Ese ujya ukora iki kugira ngo ushimishe Uhoraho niba ari gukorera gusa? Igishimisha Imana. Aka kanya ingingo yacu ni ijambo rimwe ryitwa igihembo. Iyo udafite igihembo nyine ufite igihombo, niyo mpamvu nkwifuriza nawe kubona igihembo. Ese ibyo wakoze ujya uhembwa? Ese abo wakoresheje ujya ubahemba? Uze kugenda ubyibazaho niba ufite igihembo, cyangwa nawe niba utanga igihembo kuba wakoresheje. Igihembo, igihembo, igihembo. Birashoboka ko nyine utabonye igihembo ubona nyine igihombo cyangwa igihano. Ndakwifuriza rero ibihembo byinshi muri aka kanya we n'amasomo ni umunsi. Isomo rya mbere twakiriye ririmo igitambo gishimisha Imana tugomba gutura. N'Ivanjili nayo irimo igihembo tuzabona igihe cyose tuzaba nyine twaratuye Nyagasani ubuzima bwacu. Ari ibintu, ari abantu, tukabitura Imana, ariko nawe utiretse ubwawe. Ibyo byose bizaduhisha iki? Igihembo. Mbere yo gukomeza dushakisha igihembo mu masomo y'uno munsi, banza wumve ino nkuru. Cyo bikora, ntuze guhita uca urubanza bya kare, ubanze witonde, ushishoze, ubyumve neza, ubishyizeho umutima. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu kigo cy'abasirikare, bishoboke ko bari kurwana. Nuko umukuru w'abasirikare urimo baza kumugota. Burya mu ntambara cyangwa n'ahandi hose,
iyo ushoboye gufatisha umushefu buryo uba watsinze, kuko nyine niwe uyoboye. iyo ufashe umuyobozi aba yatsinzwe. nuko ngo wa musirikare baza kumugota, abamurwanyaga wa musirikare mukuru bagiye kumwica. ngo aho bari bamugoteye neza neza, yibaza uko bigiye kurangira, yibaza uko bagiye kumwica, yibaza uko atsinzwe, abura uko yabigenza. ngo mu basirikare ngo hari harimo Kadogo, mu basirikare yayoboraga, ngo aramufata amushyira mu mufuka. umufuka wari urimo ifumbire yaramaze gukundura. nuko amufata amurenzaho iyo fumbire, ibyo bintu byose binuka bisharira bibi abimurenzaho. arangije afata wa mufuka arawikorera. nuko abarinzi ba bariyeri bari bacunze bakumva icyo gifuka uburyo cyanukaga, bakamubwira ati tambuka vuba ujye kumena iyo myanda. atambuka kuri bariyeri ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. nuko agatambuka iya mbere, agatambuka iya kabiri, agatambuka atambuka vuba ujye kumena iyo myanda. nuko wa musirikare amurokora cyo, amugeza hirya, aba aramurokoye. ngana foro uko bigiye kugenda, ukurikije uburyo umusirikare ukomeye arokowe, uyu Kadogo akaba amurokoye. nuko Kadogo nawe uhita utekereza niba koko warumvise by'abasirikare, umusirikare uyu Kadogo baraza kumugororera iki, biraza kugenda bite? ubwo Kadogo ategereza ko byibuze hari agapeti bazamwongeza. arategereza. igihe kibaye kirekire, abandi bagenzi be bamaze kumva ubutwari bwa Kadogo uburyo yabikoresheje neza nawe birabayobera. koko uyu musirikare mukuru nta n'ikintu yamugororeye koko nk'ingororano. bajya kumubaza bagenzi ba Kadogo, wa wundi warokoye umusirikare, koko uyu muntu koko wamuregeje nta na gato wamuhaye? nuko ngo umusirikare abasubiza ati ndamutse muzamuye mu mapeti nta bantu yazongera kurokora, kuko afite ubwenge bwinshi bwo kuzarokora abantu benshi. ndamutse rero mwongeje ipeti, igikorwa yankoreye ni yaba agikoreye gusa, abandi bikazarangira bashize. impamvu rero nta peti namuhaye ni ukugira ngo arusheho kurokora benshi, atazaba ari njye gusa arokora gusa. bishoboke ko ba basirikare bandi banyuzwe cyangwa ntibanyuzwe, gusa na n'ubu bishoboke ko wa wundi agitegereje igihembo. bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. ese ari umusirikare mukuru ari Kadogo, bishoboke kuba nawe mu guca urubanza wabonaga ko uyu musirikare ari kurengana Kadogo, ari uri kurengana. uyu musirikare uri ku rugamba aratwerekeza kuri Petero tumaze kwakira, wabajije Yezu ati Yezu ko twebwe twagukurikiye tugasiga byose tukagukurikira, bizagenda bite? nyuma yuko twumvise ivanjiri y'ejo, Yezu yaramaze kwakira umukungu waje amugana afite ibintu byinshi kandi yaroheje amategeko, ariko akabura ikintu kimwe gusa, bya bintu by'ubutungane nyine twavugaga ejo. Petero nawe aboneho nyine afatiyeho ati Yezu, none se twebwe biragenda bite ko ubona byose none twabisize? uyu Petero aratuganisha ku mishara dushobora kuba dusabira ibihembo dushaka imbere y'Imana. twongere dutekereze ibintu twishyuza Imana. ati Nyagasani, nanjye naragukoreye, ndi umukristo, ariko se gucyari njye uhura n'ibibazo, gucyari njyewe uri mu bukene, gucyari njyewe uri mu byago, gucyari njyewe uri mu bitotozo bimeze bike, kuki? igisubizo cya Yezu ati ibintu byose mwasize muzabigororerwa inshuro 100, hariho n'ibitotezo. bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. ako kantu Yezu yongeramo n'ibitotezo bitabuze. wongere utekereze ku mvune uhura nayo, ibibazo uhura nabyo. ubuzima bwa Kristo nta kindi ni intambara iganisha kuri buriya buzima bwa gisirikare, aho ushobora kurwana. icy'ingenzi ni uko uzatsinda, icy'ingenzi ni uko washyikije wa musirikare ukomeye, icy'ingenzi ni uko watabaye abantu, icy'ingenzi ni uko hari abo ukijije, icy'ingenzi ni uko wakoze icyo ugomba gukora. icyo ni igihembo gikomeye cyane tuzagira. naho ibindi byose ntuzigere na rimwe uburanye Imana uti Nyagasani, ko ibi mbigukorera n'ibi nkabigukora, ariko njyewe kuki utajya unkorera nk'abariya? rimwe na rimwe tukijyanye n'abakire n'abandi benshi cyane ndetse n'abapagani, ukabona nk'umukristo yishyize ku rwego rw'umupagani ati gukorera uriya biriya njye ntubinkorere, kandi byaba. muvandimwe,
wirinde kurebera ku bandi ahubwo urebere ku Mana, wirinde gukurikira abantu aho gukurikire Kristo. Uwo Kristo niwe dukurikiye kandi niwe tugomba gukurikiza buri munsi. Ongera urebe nawe ubuzima urimo, niba butarimo kwivumbura ati nyagasani ngukorera ingibi, kuko mubyeyi ni iki dufite twakorera Imana, ni iki dufite twaha Imana. Akenshi hari igihe tugira imvugo ati ngiye gutura uhoraho ibingibi, ngiye guha Imana ibingibi. Ni iki dufite twaha Imana twebwe abantu? Usibye ko ari Imana itugirira impuhwe ikaduhereza, naho ubundi se wagize ngo hari icyo twabona duhereza Imana? Ongera utekereze ku bihembo ubona, ongera utekereze ku byo nawe usaba uti nakoze ibi ko mutampemba. Uzi ko muri no si ushobora gukorera abantu ukazanabura na kamerisi, ukazabura no gushimira. Kubera iki? Kuko igihembo cyacu atari cyane ku isi, ari mu ijuru. Icyabaje abantu dukunze gukorera abantu, nanjye kuvuga ndetse n'ibintu, tukibagirwa gukorera ubuntu bw'Imana. Kuko iby'Imana ari ubuntu. Akenshi usanga dusaba ibihembo by'amafaranga, ibintu, tukaza kwibagirwa ubwo buntu bw'Imana. Ibihembo biri ukubiri wa mubyeyi we, nabyo tujye gusorezaho. Hari ibihembo tuzabona turi hano ku isi, nibyo koko ushobora gukorera databuja akaguhemba. Ariko cyo n'igihembo cyano ku isi rimwe na rimwe uzasanga gicagase tutanyurwa nacyo, kuko burya nubwo wagira amafaranga bwawe ntabwo tuzigera tunyurwa turi hano ku isi. Igihembo cya kabiri ni cya kintu tuzabona kuri finale. Igihembo cya finale, umutsindo, ni igihembo cyo mu ijuru, tuzabona ubugingo bw'iteka. Mubyeyi, ingingo yo kubona ubugingo bw'iteka abantu benshi kuri isi ntitujya tuyihemera, kubera ko ngo biradutindira, kubera biri kuri ngo tuzanabona twanapfuye. Yego nyine ntawe ujya mu ijoro adapfuye. Niyo mpamvu nawe nanjye twongera kwisuzuma muri iryo raha dufite hano ku isi, ifemba y'ibintu ati natampa ibingibi, natanyongeza umushara, natanyongeza ipeti, natampa ipeti rizamuye rikomeye, ubuse azabangiriye neza. Ongera utekereze ko Imana akenshi ari Imana ikunda, ntabwo ibaha n'ibintu byinshi cyane. Mwene Siraki umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, ukorera uhoraho umutima wawe wose. Itegura umutima wawe kuzakorera uhoraho, umukorera umutima wawe wose, umukorera utaryarya, ubundi ibintu bireke, igihembo cyawe kiri mu ijuru. Mubyeyi, ntukabazwe nuko wakoreye badatabuje ntibaguhembe, ntibanaguhe kamerisi, kuko igihembo cyacu ni mu ijuru. Igihembo cyacu ni ku Mana. Igihembo cyacu niyo migisha yose turonka hano ku isi, ariko iri gutwerekeza ku migisha tuzabona mu ijuru bwa butungane. Kwifurije nawe gukomeza wisuzumamo ibihembo. Ushobora gukorera amafaranga hano ku isi, ariko se yakumarira iki niba utari kwerekeza mu ijuru? Icy'ingenzi dushakashaka ijuru, igihembo cyacu tuzakibona hehe? Mu ijuru. Kandi ibyo ukora hano ku isi burya nibyo byerekana uko uzabaho hakurya y'imva. Ijuru ritangira hano ku isi, n'umuriro utangira hano ku isi. Nawe rero urebe ibintu byose urimo, ubuzima urimo bw'akavuyo kajagari, vuga uti ubu ni umuriro koko. Naho niba uri gukorera Imana, uri gukorera ijuru, amaherezo uzarigeramo, kuko abakorera Imana bose ni Imana nyine izabahemba. Ugize ushaka guhembwa n'abantu ukiri hano ku isi kandi ari Imana ukorera. Abantu benshi dukunze kwitwaza ngo nduwihaye Imana, nkorera Imana, ukagira ngo ibihembo byawe nyine urahita ubibona hano ku isi. Wowe wasanga uri gushaka ibihembo by'abantu, uri gushaka ibihembo by'Imana. Rero niba ushaka ibihembo by'Imana, ni ugutegereza ukarambya, utadohoka, ukomeza kurwana urugamba. Kurwana urugamba rwa roho rwa buri munsi, uzakomeza urwane. Wasanga nawe nyagasani ataraguhemba kubera ko ukiri kurwana. Komeza urwane, utsinde, urokora abantu benshi, kugira ngo ukomeze kuko abari nyagasani ukorera. Ntugakorera abantu, ahubwo ukorere Imana buri munsi. Igihembo cyawe ni nyagasani ukibitse. Ese nawe niko bimeze? Nyagasani uko iki gihembo cyangwa kibizwe n'abantu? Ongera urebe aho igihembo cyawe kiri, n'abantu bakibitse cyangwa nyagasani ukibitse. Nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije ijuru, kandi nyagasani akuyobore inzira igana ijuru buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.